abagabo barastressa. Umugabo nyine arahinduka, muragenda nyine yarakwigizeho umwana mwiza, hanyuma mwagera mu rugo akahita nyine ahinduka, agatangira kugukubita, agatangira nyine guhinduka, ikagira ngo ntabwo ari mwari muziranye. Ibyo ngibyo rero bintera ubwoba. Inkuru y'urukundo rwa Ben na Pamela ni inkuru iteye amatsiko yuzuye amabanga akomeye atuma rumera nka filime y'uruhererekane. Tekerezwa The Ben yari icyamamare yandika indirimbo mwakunze cyane nkitwa Amaso ku Maso. Pamela we yari gusoza amashuri y'incuke yitegura kwinjira mu mashuri abanza ku myaka 9 y'amavuko. Biratangaje cyane. Ndagira ngo utera agatebe twiganire kuri filime y'uruhererekane y'urukundo rwa Ben na Pamela, hanyuma wumve impamvu Pamela kuza adakoze ibyo gushaka abagabo yaje guhindurwa n'ibitoma ya The Ben. Ikiganiro kitwa Somo Tumenye, nge twashimye Pacifique. Nkurikira umenye. Bajya bavuga ngo imbaraga z'urukundo n'igitangaza kandi nzinze byose zikanihanganira byose kuko zagezemo biba bigoye ko yazigwanya ngo abibashe. Iyo uzi amateka ya Ben na Pamela mu rukundo uvuze inkuru yerekana ko imyaka ari imibare gusa. Muramutse kubwiye ngo ndateganya ibintu ibi niyo myaka 10 iri imbere byagorana kubyumva kubera ko umwaka ari ikintu gito. Wakibaza ngo iby'imyaka bije bite mu nkuru y'urukundo rwa Ben na Pamela? Ntabwo biri kure kuko The Ben yabonye izuba mu mwaka w'1987. Hashamo imyaka 13 gusa nibwo umugore w'Ikeza Pamela yabonye kuvuka. Ubwo murabyumva neza ko ari mwaka wa 2000. Nyamara urukundo rwabo rwarinditse ikinyuranyo. Imbaraga z'urukundo rwabo zatumye Pamela akuze yarazinutswe abagabo avuga ko yifuza kubyara ariko ntabane n'umugabo. Urukundo rwa Ben rwatumye tumurongo w'ubuzima yari yarihaye maze akawukurana. Izo ni imbaraga z'urukundo. Ntabwo mvuze ngo sinshake sinabyare, yongeye burya nabikunda nyine mbyaye sinshake. Wabikunda ubyariye mu rugo ntushake? Simbyariye mu rugo nyine ngiye ndi umuntu ndi mukuru, niyo ntabwo ntari mukuru wenda nabonye amafaranga yo kuba narera umwana wanjye. Hanyuma nyine nkabona aho kuba, nkabona Minervaleze umuhungu wenda ndiyumvamo musaba kanerinda, nkabyara nk'abana nka 3 nibana nyine n'abana banjye. Yari nyine nibyo mprefera ngewe. Iby'imyaka wabyumva gutya. Burya The Ben ubwo ari umusore ushyushye w'imyaka 20 na 21 yandika indirimbo zitandukanye mwakunze cyane nk'izo twavuze haruguru nkitwa Amaso ku Maso. Uw'Ikeza Pamela nibwo yarimo yinjira mu mashuri abanza ari kurangiza y'incuke nursery. Uyu muhanzi yabaye icyamamare kuva kera kugeza n'ubu. Mu mwaka wa 2010 ubwo yari akunzwe cyane ku rwego rwo hejuru, byatumye tumirwa kujya gutaramira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahise anasigara maze aratura. Icyo gihe inkuru yabaye kimomo, ariko bavuga ko byagorana ko Pamela yayiba nk'uwayikurikiranye atayibariwe. Ntabwo yaba abeshye kuko yari akiri umwana muto cyane, umwana w'imyaka 9 gusa. Mu gihe The Ben yari amakuru ye bwawe gashaka ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anandika izina ku ruhando mpuzamahanga, Uw'Ikeza Pamela nibwo nawe yari gusoza amashuri yisumbuye. Iki gihe cyose imitima yabo yari itandukanye gusa n'inyanja n'ibirometero ibihumbi, ariko amateka yo yari afite ibyo ari guteganya ariko bateganyiriza. Mu mwaka wa 2016 nyuma y'imyaka igera kuri 7 The Ben yari amaze adakandagira ku butaka bw'u Rwanda, yagarutse i Kigali mu kwezi k'Ukuboza. Ubwo yagera ku kibuga cy'indege Kanombe yashyikirijwe indabo na mukuru wa Uw'Ikeza Pamela. Icyo gihe mukuru wa Pamela mu myaka y'abakobwa basoza amashuri yisumbuye secondaire, bivuze ko Pamela nawe yari muri secondaire. Kukwakirwa na mukuru wa Pamela kwa The Ben ni kuko abaye imvano yo kuba uyu muhanzi yaratangiye kumenya abakobwa bagize umuryango, bituma urugi rw'ubucuti n'umuryango urushaho gufunguka. Itariki ya 24 Ugushyingo mu mwaka wa 2019 yasize amateka adasanzwe. Mu gihe Uw'Ikeza Pamela yarasoje amashuri yisumbuye, yaje kwinjira mu marushanwa y'ubwiza Miss Rwanda mu mwaka wa 2019, hari nayo yamubereye imbarutso yo kwamamara mu gihugu hose. Muri uwo mwaka mu kwezi k'Ugushyingo, Pamela yahuye na The Ben mu mujyi wa Nairobi muri Kenya. Pamela asobanura uburyo bahuye mu magambo yagize ati: byari kuwa 3 mu mvura kandi ntitwari gushobora kureka kurebana, kandi amaso ntabeshye, ijwi rye, ibiganiro bye bisetsa no gutera inzenya, mu by'ukuri yahumuraga neza. Ubwa mbere dusohokana na Ben yanjyanye mu cyumba cya filme, ibintu byatumye dushaho kumukunda cyane, nubwo bitari byoroshye gusohoka mu cyumba cy'umwiherero muri Miss Africa.
gusa nabashije gushaka umwanya wacu twembi. Yaransetsaga kugeza ntakibasha guhumeka. Ibyakurikiyeho byose ni amateka. Uwo ni Pamela. The Ben nawe mu magambo yabisobanura yagize ati: byari ku itariki ya 24 Ugushyingo mu mwaka wa 2019 i Nairobi. Amarangamutima y'urukundo ntigeze yanzamutsemo. Ubwiza bwe bwaramurikaga by'akarusho, imvura yongeraho akayo. Inseko idasanzwe n'uburyo asobanura ibintu mu buryo busekeje, ibyo byaba umunezero ntari kwivanamo. Muri uko kurebana dusa n'abiyibye nibwo nabonye hazaza hacu. Kuva kuri uwo munsi umutima ntiwari ukiri uwanjye, ahubwo wari uwe. Uwo ni The Ben asobanura uburyo yahuye na Pamela. Icyo gihe ni inkuru z'urukundo rwabo zatangiye gucicikana karahava. Imitoma yatangiye gucicikana mu bihe bitandukanye, cyane cyane mu kwezi kwa mbere ubwo bombi bizihiza isabukuru y'amavuko. The Ben ku itariki ya 9 Mutarama na Pamela ku itariki ya 31 Mutarama. Kuva icyo gihe intera y'imyaka n'irometero byatangiye gushonga nk'ishara ryegerejwe umuriro. Mu mwaka wa 2021 wasize urukundo rw'aba bombi rufashe indi ntera. Mu birwa bya Maldives, hagati mu bwato bureremba ku mazi atagira iherezo y'inyanja, The Ben yateye ivi asaba ukeza Pamela ko yamubera umugore. Iki gikorwa cyakoze ku mitima ya benshi, maze Pamela anemera kwambara impeta y'integuza. Abantu banyuranye batangiye kwitegura ibirori by'aba bombi, ariko ntibyabashije kuba vuba nk'uko benshi bari babyiteze. Nyuma y'igihe bategura, baje gufata umwanzuro basezerana mu mategeko mu mwaka wa 2022 i Kigali. Mu mwaka wa 2023 niwo wabaye ishingiro ry'ibirori, aho basoje bombi bereka ibirori imiryango n'inshuti z'abakunzi babo batari bake. Ibi birori byasize amateka akomeye cyane, byabereye mu nyubako ikomeye cyane ya Kigali Convention Center, mu cyumba cyakira ubukwe kigonderwa n'ubugabo kigasiba undi, kubera ko iki cyumba kugira ngo ugikodeshe gusaba nibura arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bashe kuba bagikoresha ibikorwa byawe. Inkuru y'aba bombi ikomeza kugenda ikura buri munsi. Muri uyu mwaka wa 2026 amateka yabo yaguhinda imbibi. Ku munsi w'abakundana Valentine Day ku itariki 14 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, inkuru yabo yandikiwe muri Uganda. Iki gihugu gifite amateka yareye mu buzima bwabo kubera ko ariho The Ben avuka. Uyu muhanzi yataramiye Kampala, ahura ku rubyiniro n'abahanzi nka Shiba Kalonji bafitanye indirimbo yitwa Binkorera. Ibi byari birenze igitaramo gusa, kuko byari umwanya wo kwereka inshuti n'imiryango intambwe amaze gutera mu mubano wabo. The Ben yahisemo kubara inkuru y'urukundo rwabo mu ndirimbo yise Ni Forever, aho aririmba ko bazabana iteka ryose. Ngayo nguko nk'inkuru y'urukundo rwa Ben na Pamela. Ndatsuri ikiganiro cy'uyu munsi, nitwa Shema Pacifique. Ukande kuri subscribe niba twabanye neza. Niba wakunze ikiganiro ukande kuri like, uduhe na commentaire icyo witufata twaza kugezaho ubutaha. Nitwa Shema Pacifique, ndabakunda.